katwijya mu makuru y'ibyamamare rero uwitwa Meddy yagarutse mu muziki. Meddy yagarutse mu muziki nyuma yagarutse muri Sekiro. Amakuru yesha umuhungu wanjye Justin uba muri Amerika muri leta St. Louis, mu mujyi wa St. Louis wo bita muri Missouri. Ni inshuti ya Meddy, ni inshuti yanjye bamwita Justin. Yego. Abatamuzi babeke bajye kuri YouTube andiko ngo Claude Just batamubona afite n'indirimbo nayo n'umuhanzi. Indirimbo rero ya Element na Meddy igiye gusohoka. Mutesi Jolly ararongowe. Nande ryari hey. Ibyo nibyo bibazo ubundi umuntu ahita yibaza ati arongowe nande. Ariko uyu mugabo n'umunyarwanda aya n'umudiaspora w'umunyarwanda wapi n'umunyamahanga aya n'ubundi ubuhanga bwa Mutesi Jolly bwahoraga n'umunyamahanga none ubu bukwe ntabwo uyu mwaka urarangira butabaye. Mutesi Jolly nge nzakuvugira inka mu Gihinde. Barachatana changari chandari nhi majare ne gachare mo chadani hi na chanhi ajare ne ajaptale ji ne mo go shu ngaji ne mo go chi ji ni ga xia chun chun mo shu ni hi ya xia. Yes, of course, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi kaze kuri platform zacu za Africa. Ndabakunda cyane namwe mukadukunda. Mwarakoze cyane ukanda subscribe, mwarakoze cyane gufungura notification, mwarakoze cyane kutwizera makuru tubahereza umunsi kundi nk'ibisanzwe. Imbere ya kamera ndi kumwe na Ruri Park, umwe mu bagabo bameze neza cyane hano i Kigali ku Kiroso. Ubwiza n'inseko bira byose abisobanuye amafaranga ndetse no gushima Imana the biggest. Umeze neza Ruripo? Ndi inzovu y'imirinda mfukamye aho mfukamye hacika itaho. Oya buretse gato. Isanzuru usubiremo ako kantu ko washaka ukavuga neza. Ndi imbogo mu byimba, ndi inzovu y'imirinda aho mfukamye hacika itaho. Ndi ikigabo kinini abanyabwa begamira ngo nzabarwanira ishyaka. Nababwanira mugende ni muhumure ntacyo muzaba, u Rwanda rukingiwe n'Imana n'ingabo nziza nka Kagame ntacyo muzaba. Amen. U Rwanda ruzira umwaga niko witwa Rumbaga ahita agira ati u Rwanda ruzira umwaga. Mpaka wowe icyumweru cyawe ubundi ugipanga gute? Ngiyo mvuze kwa gatatu ubwo numva kwa kane no kwa gatanu kubera ko buriya nk'aya masaha tugezemo umunsi wa wagiye. Ubu icyo umuntu ataronse aya masaha tugezemo. Okay, reka twigenda abantu bari ku kino kigana amasato tugezemo ikintu utaronse aka kanya shabo byarangiye kereko ngo amazi yarenza akanogo kereko bayiri bwibe cyangwa se bayiri bucuruze utaranguye. Amahirwe y'umuntu ntago menya hanava na saa sita z'ijoro ashobora kubyuka agahita yagwaho. Ngamahirwe nyamanza nagara zindi nyoni zose. Yego ibisanzwe rero usanzwe uza kutuzanira amakuru abatandukanye ngira ngo niyo mpamvu mba mbona uri kugenda ureba gake kuri iyo ngenga bihe yawe ikaba imashini nto y'umuntu agendana. Iyo rero iba yuzemo byinshi uba waduteganyirije bifatanyije nibyo warepese mu mutwe wawe. Ariko mwaragowe turarepeta tukaboroka tukaza tukaborokorera hangaha. Aha ubwo rero ndagira ngo kwanza ubanze twinjize byibura abantu muri iminota 2 dutangiriyemo bumve niki tubafiti. Mr. Muhanzi urakoze cyane, mbere na mbere ndagushimira. N'umunyamakuru mugenzi wanjye akora kuri channel twa Eco Bloom niba nibeshye. Eco Bloom TV. Eco Bloom TV abakunzi bawe mu nkundisha abantu. Natwe turifuza yuko aba basabu ibihumbi 42 bazamuka bakajya kumba 100. Ibihumbi 100. Nawe turifuza ko abasabu bawe bakomeza bakazamuka. Ako nyaboneka bagende banakora subscribe cyane. Ngewe dore baracyane nabake tugeze mu 5,000. Oya kubera Imana abakunzi bacu barajyaho bagenda bagusupporting. Yego. Mr. Manzero tinzanya aya makuru rero.
dore ubwo nanibereye mu rugo Kagugu umaje kwirira maze kwirira rwose ukarenzaho agacupa gakonje. oya ko ntabwo nakabonye nabankubeshye wakabuze nakabuze pe niyo mpamvu isura yawe zitagaragara neza. namenye impamvu. dore ubwo naricariye iwanjye muri salo maze kwirira agacanga ubwo ni agaceri n'udushu dore ko nikundira amashu buriya ngiye nkunda amashu batazanyita urukwavu. dore nafashe umuntu yamamagaye mfata akamoto ntigira za Kicukiro niyicariye ahantu nawe ushaka ndahavuga ariko amakuru namenye wari uzi ko se Mutesi Jolly afite ubukwe. Mutesi Jolly ararongowe nande ryari hehe ibyo nibyo bibazo ubundi umuntu ahita yibaza ati arongowe nande hehe ryari. batangiye bavuga ngo uwitwa Rugumi mukire cyane ugiye kumuvuga ugomba kugenda gake. uyu mukire we yamuvuze kuko harimo n'ibintu by'imirasire mugani wa Madame Mutesi Kove ati ni korari mirasire. Mutesi Jolly umuntu ugiye kumurongora rero atandukana no mwatekereza ntago ari Rugumi yatangiye yubaka inzu ati siyatere kwifotoza avuga ati se Mutesi apana Mutesi Skovia yego Mutesi Jolly Miss Mutesi Jolly 2020 harya 2016 2020 wapi na 16 hafi aho amaze igihe sitwibuka neza ko yabaye Miss barabizi nta muntu utazi Mutesi Jolly umuntu uba muri showbiz ubwo umuntu utamuzi ni ikibazo. byatangira abantu bavuga bati ese Mutesi Jolly bimeze biti yatangiye agura Benz bati wapeti nabagabo jya wongeraho igikoko apana kagakoko ka muntu ngo babagiyemo wa muhanzi ngo bafashe Benz bayibagamo ngo Barabas byo tubireka. ariko uyu mugabo n'umunyarwanda aya n'umudiaspora w'umunyarwanda wapi n'umunyamahanga aya n'ubundi ubuhanga bwa Mutesi Jolly bwahoraga n'umunyamahanga none ubu bukwe ntabwo uyu mwaka urarangira butabaye. ubu bukwe amakuru mfite uwayamaye niba atamaye ibihuha biravugwa ko buzabira convention center. Convention center mu byamamare byo mu Rwanda by'abastari yego by'abastari icyamamare nzi cyakorewe ko muri convention ni kimwe cyonyine The Ben. oya The Ben uko bwa The Ben bwa convention harya oya bwabereye Kabuga aho bita muri Ntare Conference Arena oya bwabereyeho bita muri Zaria Koti ikabuga ubukwe bwa The Ben niho bwabereye Zaria Koti si bikabuga ibikabuga ari ya Rusororo muri Rusororo ngiye narinzi Zaria Koti ya hano Remera da Zaria Koti oya hari Zaria y'ikabuga iyo ugeze Kabuga utagira ahantu kuri ya majirafe aba ku muhanda utajya muri Kabuga neza umuhanda utuzamuka arimo ganda kazamuka n'icyapa cyanditseho ngo Zaria uwo mukiri uri kwamamariza se shanga nabimenya dukandire nyiri Zaria kandi akanyenyeri ikanikomereza amakuru yego umukire nzi wakora ukwe convention n'umwe n'uwitwa Isimbi Modo umustar uwa kabiri ni Ange Kagame muri convention nta bandi nageze mbona mara na The Ben ho bwabereye mutubwukwe bwa abari kuranda mutubwukwe bwa The convention ni Zaria ikabuga bwabereye convention nyamara inarare na yahe hariko nyamara bwabereye convention mu kiganiro se amaga ubukwe bwa The Ben bwabereye convention center oya ni Zaria bwabereye convention center ako bwabaye kabiri wenda ibyo kuba kabiri ntago mbizi ariko nzi ko bwabereye convention center kuko nzi ko harimo niba ari Dorimbogo niba ari Nyamabondo sinzi umuntu wari wanagiyeyo muri baba Jane bwabereye convention center Zaria Koti abantu mudukurikiye kuri za Africa mwandike muri comment murabizi ndabizi ko mubizi
ubukwe bwa The Ben bwabereye he? Reka kwanza wowe ripa rekeraho abantu babitubwira impano. Kamarade yaraburimo. Inde? Kamarade yaraburimo ari yabutashye. Ngo kamarade ngo atangiye kumwikita ngo umuntu hubagurika. Ubwo se kandi oya numvishe nuza bivuga ariko kaso ubwo umuntu mwataye ngo atiza ayo majambo koko niyo ugiye kubaza makuru turayizera se ndikugira impamvu tukoze iki kiganiro nukugira ngo twizere iki amakuru atari ibihuha ako ubukwe bwa The Ben bwabaye kabiri aya none se ubukwe baguze amatike harya niki wakikomereje inkuru ibyo ukabyihora iby'ubwo bukwe. Reka twikomereza ariko ngenzi ko bwabereza Zaria Court Kabuga. Zaria Court imaze igihe. Okay, abari muri comment mutubwire ubukwe bwa The Ben bwabereye. Ngenzi ko bwabereye Zaria Court Kabuga. Ikindi nshaka kuvuga ni giki. Aya makuru rero ubu bukwe niho buzabera. Niko biri kuvugwa. Buzabera convention center. Niho biri kuvugwa. None muhista muhanzi ubu bukwe uzabutaha witeguye kujya kuvumba noneho ko namenyereye kuvumba ko nigeze riporo bavumba kwijwi aho nzahavumbane. Ubukwe bwa The Ben bwabereye convention center ndetse bunitabira na bamwe mu bantu bakomeye cyane umupapa retired James General Kabarebe. Kugira ngo rono nizere ko ahantu nta na comment yindurashyiraho. Oya bamba barire wenda n'ibipeti byafanda ndivuze nabi ariko yego ni General retired James Kabarebe. Oya ni Zaria ndabigura ngenda na beti Hani inkuru maje kuyisoma ku kinyamakuru ije nkusomera inkuru genda gake ngusomere hano inkuru. General retired James Kabarebe mu bitabiriye ubukwe bwa The Ben na Pamela umunyamabanga wa leta nibyo bwabere convention ariko dote yabereye Zaria. Yego twavugaga ubukwe ntabwo twavugaga dote. Dote nibwo bukwe dote yabereye Zaria yo ndabyibuka. Rega ujye umenya kuri umuye musimu ubukwe ngiye nka umunyamakuru utangaza dote yabereye Zaria Court Kabuga. Do reba yego nabibonye rwose mfura yanjye nabibonye Zaria Court. Erega narabu biravugwa bati ubukwe bwa Miss Mutesi Jolly nabwo buzabera he? Biri kuvuga ko bizabera Kigali Convention Center ariko utari wageraho riragobotse. Ubukwe bwa Mutesi Jolly muzanya akakanya. Uwo mugabo nindi numuwaye uyu mugabo rero nanjye nago bamumbwiye ariko ngo si umunyamahanga ariko ntaga biburaye aba muri Afrika tanga ni rugumi ashobora kuba ari we ariko nyaboneka Mutesi Jolly iki kigano nukibona ntabwo tuje ahangaha kugira ngo tuvuge amazimwe cyangwa kugira ngo tuvuge ibintu bitari byo. Nibiba ari ukuri utubwire ko ibintu twavuze twibeshye. Nibiba ari ukuri cyane niba atari ukuri ahubwo niba atari ukuri atubwira ati mwibeshye nabukwe mfite. Nibiba kandi ari n'ukuri utubwira uti ibyo mwavuze nibyo. Buri kibi rero uzi kibi nugutangaza amakuru y'ibihuha. Yego akobora none ikindi kuko kwifuriza umuntu ubukwe naga ari ikintu kibi cyane ko twavuze ko bivugwa ntabwo twaje kwemeza ubukwe ni ikintu cyiza. Mutesi Jolly ngiye ukoze ubukwe ngiye nanagutwerera namubera umutahira riripak icyesa fantese nigeze kuri 15 uzamutwerera amagambo ngiye nzamutwera kumuvugira Mutesi Jolly akazu kaza uzakame nk'ipanga. Oya none se wazakoresha icyongereza n'igifaransa washobora kumutahira mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. Je retite va oya nabwo byakunda kereka mu gihinde icyesi ya fanta yo bya mu gihinde. Mu gihinde ni gute? My Rwanda biranze agacupa nta Mutesi Jolly nge nzakuvugira inka mu gihinde. Yego changa burachatana changa richandari nhi majare ne gacharemo chadani na chanhi ajarine ajaptale changa burachatana uretse ripa utaza kufatanya n'abantu uyu mugoro. Oya ariko abantu bazi igihinde mumfashe mungere muri comment byibura niba niyo wavuga amagambo abiri unsobanure niba nta hantu yabeshye ajaptale
n'igishinwa ndakizi oya 进那么个种种信仰，进那个信，种么个信仰，人家信仰。 ako buretse gato abantu bose muvuga ko muzi igishinwa kubera iki muvuga munihira no kugira duhita tubyumva ko mubi mwitarira park twijye ku makuru y'ibyamamare amakuru ya Mutesi Jolly ubwo tuyasimbuka reka tuyasimbuka ariko Mutesi Jolly nuko rubuza ariko abantu babimenye nibiba bazamenye ko uzatuma itangazamakuru abaguteye amabuye bose basebe tuze twitayira ubukwe twivumba abazobone mutera amabuye Mutesi Jolly bashigiye Mutesi Jolly ngiye kamubwiza ukuri reka nkubwiza ukuri mu Rwanda abantu banifuza kuba nahura nabo n'abantu babiri wa mbere His Excellency na Mutesi Jolly wenda bonyine His Excellency uzimpamvu ko ari byinshi byatuma muhura cyangwa wanamubwira Mutesi Jolly muhuye wamubwira ngo Mutesi Jolly zimpamvu ari serious ari serious nicyo kintu cyonyine namubonyeho ari serious ntago nta n'umuntu umubaza ubusa nta bwiza se oya ni mwiza nta mafaranga afite ariko rutasheri wanjye nta mafaranga afite se amafaranga simbizi kandi wavuze ko yubatse inzu akabiri uzambe bitanu ndatamenya ko ufite amafaranga Mutesi Jolly n'umwana mwiza ariko arayatanga ari umujene wanjye yakandiye na ari yakuru burana umwana mwiza ari yakuru menya we yarihereye ibukava hano bari ibukava ari yakuru yamaye 10,000 nduye tutanaziranye Melody yamaye senkani kumva bastagama amafaranga Melody ariko reka tubareke gatwijye mu makuru y'ibyamamare rero uwitwa Meddy yagarutse mu muziki Meddy Medard Meddy yagarutse mu muziki nyuma yagarutse muri Sekira ahubwo Meddy nyuma yuko avuze ngo njyewe sinzongera gukora Sekira ngiye gukora gospel nyuma yuko indirimbo ya Eddy Kenzo isohotse yego byamaze kwemezwa yuko agiye garuka muri Sekira nande wabyemeje tweganye amakuru twabyemeje yewe amakuru nta kintu yesha umuhungu wanjye Justin uba muri Amerika muri leta ya Missouri aho bita istate batanga iki ni New Hampshire hoya St. Louis mu mujyi wa St. Louis aho bita muri Missouri ni inshuti ya Meddy ni inshuti yanjye bamwita Justin yego abatamuzi bake bajya kuri YouTube andiko ngo Claude Juste batamubona afite n'indirimbo nayo n'umuhanzi ajya gakanda se yanaje mu Rwanda mushakira paritoma wihangane narakure narabikubwiye nababwiye ka paritoma ari $2,000 $10 ayishyura 1,000 ariko bakimara ko yamanese mbimugaba abantu musa nakurema 1,000 miliyoni n'igice hafi yose aranankunda yambwiye ati uri imfura nkabona mugira ikiroso mufiteyo bivasha usharuka Meddy rero agiye kugaruka mu muziki amakuru anavugwa yuko afite indirimbo witwa Element R yaba bitewe n'ihangana yabonye ry'aba hano mu Rwanda akabona wijya kure yego nyuma yuko umunyamakuru witwa wo kuri B&B FM Mwezi yego bamwita uriya wari uri muri gikombe Amerika Jarike imfura yacu yego byango mwigeze kumubona asura abitwa Baxere uhoraho yego murongera mumubona mwamubonye ari kumwe n'uwitwa na Rikriki yego mumubona yasuye Meddy burya Element nawe yarahari cyane Element ni yakigaragaza ariko byaje kumenyekana yuko na Meddy nawe yarahari nabashira Silver yego bari mu gikombe cy'isi indirimbo rero ya Element na Meddy igiye gusohoka none ubwo niza ari gospel atari Sekira amakuru mfite ni Sekira ndetse na video ni Ricky wayikoze director Ricky waba watuvumbura izina ryayo iyo ndirimbo izaba yitwa akizina ntago ndizi naba mbeshye kandi ngiye simacaka kuvuga ibinyoma kuri no channel yego ayo makuru nagwe mu biyakene ko kumva Meddy yagarutse urinde bucya ngenza nganza aranzimanye nari yakiriye inyi nganza aranzimanye nari yakiriye wazigaranye inganzo yihe umuziki nawambariyemo ubusa ari umuntu wambwiye gushangwa riripo ngo wazimye nk'igishangara oya nirebye koko mbona nanjye narazi harya wararirimbaga wararapaga warase nararirimbaga cyane nimbaga amahamba dore namushuti wawe Dashima birangiye yirongoreye Dashima ararongwe ariko nenda rongora mu minsi mike kandi uvuze ko ufite sheri wa harya uvuze ufite sheri cyane umugore mama se sheri mama wawe
kubyara Hi, ni sheri hi. ngaho da Ni umugore sheri uzarongora se akaba ari iki ubwo azaba ari umukunzi okay ubwo abantu babyumve sheri wanjye arahari ariko abantu sinafatira mudukurikiye mwebwe abamama banyu mubita ngo iki kuwa muri paka wamwita sheri we iyi. twikomereze Amakuru rero nayo mbafitiye nayo ngayo ehe amakuru nayo mbafitiye nayo ni ngayo inkuru zari ziremereye zazemereye ariko mbwira abantu ngo yego niba ukeneye ikibanza yego ukeneye aparitema ukeneye inzu yo gukodesha ukeneye imodoka yo gukodesha ukeneye ikibanza mu mujyi wa Kigali washaka ku Ruyenzi wajya Nyamata wajya Rwamagana wajya Kayonza aho ushaka hose mu Rwanda ushaka kujya no muri Tanzania na Uganda Edi Properties nibo bonyine bagufitiye ibibanza byiza uribaza uti Edi Properties nanjye mumuze n'uwo mukire nanjye ankandire hoye uyu kujya murya mwenyine ntabwo nzabyemera hoya uyu mukire kumuvuga nta nugaba yagukandiye ahubwo ni imfura cyane yigendera mubwire ati umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi n'abitwa ba Zebra Switch nimero ya ushaka ngenda kumenya ngo niba uri hanze cyangwa ukaba uri mu Rwanda ushaka ibibanza byiza kandi biteza apana byandi ujya kubaka ukabanza ugatega ukeneye aparitoma yo gukodesha ukeneye inzu yo gukodesha ukeneye kadasiteri hamagara Edi niwe wenyine Edi Properties 0783 iyi nimero iroroshye n'uwo utakirwa bahamagara we yisevinga ndikemo ngo Edi Properties cyangwa ndekemo ngo Edi Commissionaire iyi nimero ifata uyisevinga muri telefone hari igihe uzayikenera we yandike uri kuyandika yego 0783 yego 98 yego 18 yego 5 sinumva yoroshye 98 5 0783 98 18 5 98 uzi impamvu nyivuze gacyana yavuze kenshi nuko abantu bamaze kumenya ko Edi Properties ni kimenya bose akeza karibu barisobanukiwe yego rero reka tubashimire inshuti bavandimwe mwese mwari mudukurikiye birumvikana ni kuri za African TV of course narindi kumwe na Real Park cyangwa MC Paul umwe mu basore rwose ewana ikiroso n'umubiri ntaga byinginga nzovu imirindi ureke babande bagenda babyi ariko se ibyo ni ibiryo ni icyuma cyangwa nawe nge ndaryaga uraryaga byibura warya nk'ibiro bingaye by'ibirayi tuvugisha ukuri tujye mureba kubeshya abantu ngo murarya oya ntago ndya cyakose ndanywa wango umubiri wawe ukesha kunywa ntawe ukesha kurya nka cyagikere cyatanze ibirezo kikibagirwa oya ukene MC mwiza mu bukwe ndahari cyane ubu mu gitondo ibyo byo nabitangira ubuhamya rwose kuba MC mu bukwe cyangwa ririporo reka mbanyurize ko nagize igitaramo data mubyeyi wa matura tukama kutanshanyiriza ukamiye ijombo imwe kama menshi nanjye nkatambi neza ukama guhagara muri ingamba ngari y'umuryango data mubyeyi ndagushimye nuko reka rero duseze abantu bari bakurikiye kiganiro yego bakoze cyane mukomeze mukore subscribe bumvikana umuryango w'abarenga 40 batwizeye ntago kuba wawuzamo waba uje ahantu habi birumvikana kuba wakora subscribe ni ingenzi cyane kandi kuwibuka gufungura notification nawe wakoze subscribe ongera checking ngero rebe ongera usuzume urebe ati eko se unajya mbona ibiganiro kandi narakoze subscribe ntago uba warafunguye inzogera ugenda urebe ukazogera kari ku ruhande nako ugafungure then ubundi ujye ubona ikiganiro n'amakuru ubwa mbere na mbere tukihagera kabisa ikiganiro kikijyaho kigiye gita kikugera hari nakubwo kandi ubisangiza inshuti zawe aba ex bawe umuryango wawe kuri social media platform zose ugenda usharingeho then ubundi uzakira nawe umugisha mujye umenya gutanga ibaze niba udashobora gutanga akantu koroshye nkako ufite MBs cyangwa wireless mu rugo n'ubundi zashira ku kwezi megabytes zirashira n'ubundi ntago wabangura zihongera ntizashira kujyaho just gusharinga umuntu kuri WhatsApp cyangwa muri group bamo ni ibintu byoroshye cyane so sigaye twongere duhure mu bindi biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi kubona of course ngeri Mr Muhanzi banababwira ngo buri nkuru igira uyivuga